munsi turiga ijambo ry'Imana rikomereza kuryo twize ku cyumweru. Ku cyumweru twize ijambo ry'Imana rivuga ngo kuberaho Kristo. Mu cyongereza twabyise living for Christ. Kuberaho nde Kristo. Uyu munsi rero kiraba ari igice cya kangahe cya kabiri kuko dukomereza kuryo twize ubushize. Mu Bakorino ba kabiri ibice 5 umurongo wa 15 haravuga ngo muri Bibiliya yera haravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanakora iki akanabazukira. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana version yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana yiravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho bishimisha ubwabo ahubwo bashimishe wa wundi wapfiriye akanabazukira. Yesu ashimwe cyane. Iravuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha ahubwo babeho bashimisha nde Kristo wabapfiriye maze akazuka. Amagambo y'ingenzi twabonye muri kino cyanditswe kugenda tubisubiramo n'ingenzi. Harimo amagambo avuga ngo yapfiriye bose. Iyo bavuze ngo yapfiriye bose bivuze ngo Yesu mwumvise wapfiriye i Galilaya nako wapfiriye hariya muri Isirayeli. Ntabwo yapfiriye abisirayeli gusa. Yapfiriye bangahe? Abazungu n'abirabura, abarabu n'abayahudi, abanyafrika n'abarabu, abitwa ko ari ikiremwa muntu yapfiriye bangahe? Bose. Bituma ntabwo azongera gusubira ku musaraba kuko n'abazakizwa imyaka 200 mbere yuko Yesu aza bazakizwa kubw'amaraso yameneye igorogota cyagiye. Yapfiriye bangahe? Bose. Ari amaraso Bibiliya itubwira ngo yatanze igitambo rimwe kandi gihagije. Ubundi batangaga ibitambo buri mwaka, ariko muri Kristo Yesu yatambwe ari igitambo ahinduka n'umutambyi. Yabikoreye once and for all, rimwe bihagije. Ni nayo mpamvu ba Kristo muri hano mbanze nge n'akantu mbabwira. Nuba umunyemari ukajya kubaka ikizu cy'umuturirwa muri uyu mujyi, urimo muranyumva? Nimujya gucukura fondation mugiye kubaka inzu ya etage 15, ntuzabaga ihene, ntuzabaga inkoko, ntuzamenemo amaraso y'igikoko icyo ari cyo cyose, uzaba wikururira umuvumo kuko nta yandi maraso arenza amaraso ya Kristo Yesu. Twebwe nk'abakristo hari igitambo kiduhagije once for all, na amaraso Kristo yamenye igorogota. Nubaka umuturirwa ufite floors 50, umwubatsi ukubakira akakubwira ngo boss fondation tugiye kuyimena dushakira agahene ejo tubage, kandi wagira ngo ibintu mvuga ni amakuru ya kure cyane. Muri uyu mujyi harimo aba contractor n'abashinwa barimo, ibizu byose abashinwa bubaka muri fondation. Iyo bajya ku bintu byose mubona, iyo umushinwa yubatse muri fondation bamena amaraso, bakata inkoko, bakata ihene, bakamena amaraso ngo ubwo ni sadaka bakoreye muri iyo nzu. Twega bakijijwe nta nkoko, nta hene, nta nama, nta nka, amaraso ya Kristo arahagije. Ujye ujya no kuri site yawe uhahagarare uvuga uti hano ndahavuga amaraso avuga ibyiza, amaraso ya Kristo. Kuki uryama mu nzu fondation yayo ari amaraso y'ihene koko wumva ari yagufashije? Ihene nizakurinda. Ujye uvuga ngo ndahavuga amaraso ya Kristo Yesu. Hanyuma bwite ni mwubake. Imana ishimwe ko mbivuga narize civil engineering. Nize civil engineering. Ndamutse nubaka n'ikizu cya floors 50, nta nkoko nakata, nta hene nakata, nta n'intama. Amaraso nzi afite ubushobozi butagajuka na amaraso ya Kristo. Kuko yapfiriye bose, amaraso afite ubushobozi bwa generations zose. Ngo ariko impamvu ngo kwari ukugira ngo abariho abo yapfiriye, abo ngabo yapfiriye ngo be gukomeza kubaho bishimisha. Muri Bibiliya y'Icyongereza New Living Translation iravuga ngo
kugira ngo abakiriye ubuzima bwe busha badakomeza kugenda babaho bishimisha, ahubwo bashimisha uwabahaye ubwo buzima busha. Abakijwe bari aha ngaha muzamura ibiganza. Shima Yesu ko yaguhaye ubugingo busha. Bibiliya tubwira ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha. Ufite ubuzima bwa Yesu ugutembamo. Reka maze nguhe inkuru nziza rero. Kubw'ubo bugingo busha bwa Yesu bukurimo, ubyumve, ubwo wakiriye ntibujya bupfa. Ubwo ntibupfa. Ni nayo mpamvu umunsi bazavuga ngo wowe wapfuye nuko uzaba watandukanye n'umubiri wawe, ariko we ntugipfa. Ahubwo uzaba wimutse ugiye mu buturo bwawe bw'iteka ryose, aho uzabana n'Imana, kuko ubwo yapfaga akazuka wazukanye nawe, uhabwa ubugingo busha muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo jyewe unyizera naho yazapfa azakora iki? Azabaho. Ko azaba yapfuye se azaba hate? Azatandukana n'umubiri wawe ushingure, ariko we ntazapfa, azabana nanjye iteka ryose. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ndagiye kwa Data kubategurira, ngo kandi hari imyanya myinshi, hariyo n'amazu menshi, ngo ngiye kubategurira aho ngaho kugira ngo aho ndi namwe muzaze tubaneyo. Ntabwo uzatura mu irimbi, uzatura mu nzu Yesu yagiye gutegura, niho azagutegurira. Hari n'ibintu abantu bavuga ku irimbi ntemeranya nabyo. Je nta hari ibyo ntemeranya nabyo. Ngo tuje, ngo tureze iyi mva y'ubuturo bwagiye kuryamamo, ngo uyihe umugisha ngo aruhukire mu mahoro. Barakubesha, ntabwo aturamo hariya. Uzasanga harimo amagufwa, harimo agahanga, ntabwo azaba arimo. Niyo mpamvu bagiye kureba Yesu aho bamushinguye, marayika arababwiye ngo kuki mushakira abazima mu bapfuye? Ni nayo mpamvu mwebwe bajya ku irimbi ukagira ngo ugiye kubwira mama washinguye hariya, ukajya umuvugisha nk'aho arimo, ni amarangamutima bigukoresha. Ariko mama ntari muri icyo gitaka. Niba yarizeye Yesu, hari aho Yesu yagiye kumutegurira inzu azabamo akabana na Data. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Hari indirimbo turimo ukagira ngo abantu baribeshe bayivuga, bivuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. None umuntu yabivuga ati buriya ntitwibeshe, ubwo atagipfuye nanjye sizapfa, ntibazashingura se? Ntabwo akamenye guhishurwa kuri rimwe. Icyo ashatse kuvuga, kuva Yesu yarazutse ntabwo agiye kongera gupfa. None kandi igihe yapfaga akazuka, yazukanye natwe mu isi y'umwuka. Umwizeye akabatizwa aba yizeye ko yahambanywe nawe akazukana nawe. Bivuze ngo ubugingo bushya yabonye ntazongera gupfa iby'iteka ryose, ahubwo azabanaho na Kristo iteka ryose. Rero tuvuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Yemeye gutanga umwana we Yesu, watubera igitambo gikwiriye. Icyo gitambo kirahagije kuri za fondasiyo, cyariko kirahagije no kubabarira ibyaha, kirahagije kuduhesha ubugingo buhoraho. Yemeye gutanga umwana we Yesu, watubera igitambo gikwiriye. Ngo kugira ngo abo yahaye ubugingo busha badakomeza kubaho bishimisha ubwabo, ariko babeho bashimisha uwakoze iki? Ubapfiriye akanabazukira. Ku cyumweru gishize rero twaravuze ngo se kuberaho Kristo, kubaho ukora ibyo ashaka ari ubereyeho, utibereyeho ni ugukora iki? Twabonye ibintu bingahe? bitanu, ari nabyo nk'iri toro duhora dukora igihe cyose. Ariko buri mu Kristo agomba kugira ibintu bye, ibintu bitanu ugomba gukora. Icyambere twabonye ko kugira ngo ubereho Kristo, nuko icyambere ubaho uri umuntu ukunda Imana ukanayubaha. Gukunda Imana ukanakora iki? Ukanayubaha. Niryo jambo twita kuramya. Vuga uti ndi umuramyi. Vuga uti ndi umuramyi. Twabonye ko kuramya atari ukuririmba gusa, atari ukubyina gusa, ahubwo kuririmba no kubyina ni bumwe mu buryo turamyamo Imana.
Icyakora kuramya Imana kuri kwinshi. Twabonye ko kuramya Imana ni ikintu cyose ukora ugamije kwereka Imana uburyo uyikunda ukanayubaha. Vuga uti ndi umuramyi. Vuga uti ndi umuramyi. Vuga uti nshobora kutamenya kuririmba ariko ndi umuramyi. Icya kabiri twabonye tugomba gukora, kuko icyo cya mbere kuramya Imana no kubaha Imana nibyo Yesu yamye akora ari hano ku isi. Niyo mpamvu igihe Satani yamugeragezaga yaramubwiye ngo haranditswe ngo ugikorera Imana aba ariyo yonyine uramya. Bivuze ngo yabayeho yubahisha Imana. Biravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose ariko ntiyakoze iki? Ntiyakoze icyaha. Kubera iki? Yari uwubaha Imana, yaramyaga Imana. Twabonye ko kuramya Imana iyo ugeragezwa buri munsi, kamaze mbabwire inshuti z'Imana, mbanze bambara impungenge. Kugeragezwa no gukora icyaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Nunageragezwa ntuzagire ngo wacumuye, kuko Satani abantu benshi aho ngaho abafungiye mu bitekerezo. Satani arakongorera. Satani yasanze Yesu aramubwira ngo ariko urabona udashonje ko tumaze 40 jours urashonje, rego ubu n'igifu numva kigoronzora. Uzi ko wafata ririya buye ukarihindura umutsima ukirira ukabreakinga fast. Ibyo ni Satani wamwongoreraga. Bivuze ngo byaciye mu bitekerezo bye. Satani yarabimwongoreye. Hanyuma Yesu ahita asubiza Satani ngo we Satani, haranditswe ngo umuntu ntabwo azatungwa n'umutsima gusa ahubwo azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Bivuga ngo Satani yamugerageje mu magambo yamubwiye. Yesu akora iki? Asubiza Satani. Kugeragezwa rero si ugukora icyaha. Abasore benshi Satani arabasanze, noneho akamugira gutya, akamureba kuri screen, akareba kuri screen akabonaho umuntu yambaye ubusa. Noneho yareba gutya umuntu yambaye ubusa, Satani akabata ubu ndi wamurebye se, komeza wirebere n'ubundi warebye, byarangiye ntacyo gikiza. Ujye umbwira ngo toka Satani, zimya na screen, jugunya iriya, vuga uti jyewe ndi umwana w'Imana, ibyo sabo ntabwo mbireba. Ujye umenya gusubiza Satani. Satani akakongorera ngo aya mafaranga ariko ubu ngubu uyacishijeho nibamenye ko yanaciye muri comptabilité ukaze wayafashe ukayagira gutya ukayashira hasi. Satani akakubwira mu bitekerezo kuko ubitekerejeho. Hanyuma Satani akavuga ngo riga Bibiliya iranavuga ngo buryo watekereje ikintu bamaze kugikora nushaka bikorera kimwe yatware n'ubundi wabitekereje. Tandukanya kugeragezwa no gucumura. Nakugerageza ntukagwe mu kigeragezo, ujye umubwira shwida, ntabwo ibyo nabikora ndi umwana w'Imana. Igihe cyose rero ubw'ikigeragezo ngo no, kuko nshaka kubaha Imana, aba ari igikorwa cyo kuramya Imana. So twabonye rero ibyo kuramya Imana. Icya kabiri, gushaka abazimiye, kujya kubashakisha tubabwiriza ubutumwa bwiza. Icya gatatu twabonye kugambirira, ubwo gushaka abazimiye niyo mission and evangelism, ivuga butumwa. Icya gatatu twabonye no gukora iki? Kugambirira gukura mu mwuka. Icya kane, kugaragariza abandi urukundo. Ubwo gukura mu mwuka nibyo twita discipleship, kugaragariza abandi urukundo tubakorera mu bwitange, nibyo twita ministry cyangwa gukorera Imana. Icya gatanu twabonye ni iki? No kwisanga mu muryango w'abana b'Imana, icyo twita fellowship, kuba igipande ku mubiri ku rugingo rwa Kristo, ukabagira itorero ubarizwamo, ukaba umwana w'Imana. Ibyo rero nibyo twabonye kuwa gatatu nako ku cyumweru, ko ari ibintu bitanu. Uyu munsi nagira ngo nsoze mbabwira ngo kugira ngo ibyo bintu bitanu tubikore, hari ibishoro bitatu. Hari ibishoro bingahe? Bitatu bizadushoboza gukora ibyo bintu uko ari bitanu. Ubundi ni tutabikora, twabiririmba tukabivuga ariko nitubikore. Mu Gutegeka kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 5 haratubwira ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe iki? Reka tubisome twese, 1 2 3. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Niba tugiye kuberaho Kristo, dukeneye kumukorera dukoresheje ibintu bingahe? Bitatu. Vuga uti ibintu bitatu. Hari ibishoro bingahe? Bitatu. Abantu benshi ntago babuze business ideas, benshi barazifite
ariko babuze iki? Igishoro cyo guhindura idea zikaba ibintu bifatika. Ntabwo bihagije kugira ide nziza, ibitekerezo byiza, ariko utiteguye gushora muri ibyo bitekerezo. Igishoro rero dusabwa biratubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hari ibyo bintu rero bitatu, ubundi nibyo bigize umuntu. Ni ugukunda Imana n'uwuriwe wese. Iyo bavuze rero ibyo bice bitatu, muranyemerera tubigendanemo wumve. Icya mbere, gukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Iyo bavuze rero umutima, bivuze passions cyangwa ibyifuzo by'umutima, bivuze marangamutima yawe, ibikugize, kubishyira ku Uwiteka ukaba ari we wishimira. Umutima wawe kuwukundisha Uwiteka. Maze nkubwire, ntabwo wavuga ngo ukunda ikintu umutima wawe utakiriho. Ntabwo wavuga ngo ukunda umuntu umutima wawe utariyo. Umutima wawe uri aho ukunda. Yesu ashimwe cyane. Passions zawe ziri mu byo ukunda, niho zigana. Ubwo passions ni nk'ishyaka ryawe, ni nk'ibyifuzo byawe, byose bigana aho ngaho, ahari urukundo rwawe, aho umutima wawe uri. Imigani 4 ibice 4:23 baravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo bikora iki? Bikomoka. Umutima ni nkayo suruse, niyo soko. Icyaha niwagikora kitahereye mu mutima, burya kiba cyahereye. Gicurirwa hehe? Mu mutima niho gicurirwa. Mu mutima niho bicurirwa. Iyo ushaka kugira ngo uzabone ibyiza bitemba bijya hanze, biba bivuye ku isoko yitwa hehe? Mu mutima. Urwango ruba hehe? Mu mutima. Urukundo ruba hehe? Mu mutima. Ibyiza n'ibibi bituruka hehe? Mu mutima ni isoko. Iyo isoko ari nziza, n'ibitemba biva mu isoko biki? Biba byiza. Iyo isoko ari mbi, n'ibiva mu mutima niki? Ni bibi. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abafarisayo, arabahangara, arababwira ngo mw'abafarisayo mwe mwandyarya mwe, mw'abana b'incira mwe, ngo mumeze ngo nk'imva zisize hejuru ingwa, ngo ariko ndani ari umunuko w'ibintu byapfuye. Arongera arababwira ngo mumeze nk'ibikombe byogejwe hanze, ariko ndani harimo yawuruti n'igikoma biki bimaze amezi 3. Okay, ntabwo ari byavuze, ariko aravuga ngo harimo ibintu binuka. Ndebere yawuruti n'ikivuguto kivanze n'igikoma bimazemo ibyumweru 3 mu gikombe, ariko hanze ukahoza ukagatereka imbere y'umuntu. Yesu niko yabonaga iyo umuntu afite imigenzo y'idini igaragarira abantu, ariko umutima we wanduye. Nicyo yababwiraga, mufite imigenzo y'amategeko, mwereka abantu bose ko mwubahiriza amategeko, ariko imitima yanyu ari umunuko. Arababwira ngo nimubanze mwoze mu gikombe imbere, ngo no hanze hazatungana. Ngo nimubanze mutunganye imbere, no hanze bizamera neza. Yashaka kuvuga ngo transformation ya gikristo nihera hanze ijya imbere, ahubwo ituruka imbere ijya hanze. Iyo umuntu umutima uhindutse, niyo mpamvu hari abantu bajya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, akagenda amubwira amategeko ngo wikwambara ibi, wigira gutya, musatsi ugira gutya, pantaro zawe zigira gutya, ugatangira kubyo hanze, uri muri igora. Iyo rero ushaka gukorera umwami, umukundisha umutima wawe, passions zawe zikaba ari we zivuga, zikaba ari we zikorera, impano zawe zikamamaza ibiteza imbere ubwami bwe. Abahanzi muri abaririmbyi ukaba umunyempano, nihazaze ugura umutima wawe ngo passion yawe ayijyane gupromotinga ibihabanye n'ibyo umwami wawe ashaka. Umutima wawe ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Talents zawe, tala zawe, impano zawe, passions zawe ziganishe mu gukora bya bintu 5. Turabigarukaho mu kanya dusoza. Icya kabiri,
aravuga ngo mukundishe ubugingo bwawe. Mu yandi magambo mukundishe ubwenge bwawe, vuga ubwenge. Umukundishe ubwenge bwawe. Umukundishe umutima, your talents, umukundishe ubwenge. Mukundishe ubwenge bwawe. Reka mbabwire icyo ubwenge rero, kumukundisha ubwenge icyo bivuze. Buvuze iki? Ubwenge nibwo bufasha umuntu gusetinga priorities z'ubuzima bwe, kugira ibintu ashira mu byiciro uko birutanwa. Ubwenge nibwo bugena imikoreshereze y'igihe cy'umuntu. Iyo ukundishije Uwiteka umutima wawe, bituma talents zawe zigana aho ngaho. Wamukundisha ubwenge bwawe, bigatuma igihe cyawe kigana mu gusohoza ibyo ashaka. Kandi impamvu njya kubereka nuko Bibiliya ahantu hose ivuga ubwenge, ivuga igihe. Ubwenge, igihe. Ubwenge, igihe birajyana. Mu Baefeso ibice 5, reka tuhasome. Abaefeso ibice 5 umurongo wa 15 aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira iki? Mutagera nk'abatagira iki? Ahubwo mugende nk'abaki? Nk'abanyabwenge. 16. Dore abanyabwenge uko bagenda. Bagenda bate? Mucunguza uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Mucyo zavuga ngo making the best use of every time. Umunyabwenge yita ku gihe. Ikigaragaza umunyabwenge n'uburyo akoresha igihe cye. Nibwo bwenge burya. Umunyabwenge nahashora igihe cye. Ni nayo mpamvu muri Zaburi ibice 90 umurongo wa 12 havuga ngo iki? Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu, kugira ngo tugire imitima itunga iki? Ubwenge. Ubwenge n'igihe birajyana. Bibiliya ikavuga ngo iyo baza mu gutegeka kwa 2, iyo baza kuba abanyabwenge bari gukora iki? Bari kwita ku iherezo ryabo. Uburya umunyabwenge, ubwenge buzima n'ubugena priorities uko igihe cy'ubuzima bwawe kigiye kubaho. Reka mbabwire, mwisi abantu baravuga ngo ubwenge ni amafaranga, ngo time is money. Ariko reka ngubeshe, barakubeshe. Time is not money. Baba nuko batazi agaciro ka time, niba bakanganyishije n'amafaranga. Kubera iki? Time is not money. Ntabwo amafaranga angana n'igihe. Kubera iki? Kubera ko igihe, amafaranga ushobora gutakaza miliyoni 10 ukabona miliyoni 500, ukunguka 500. Watakaje 10 wungutse 500. Ntabwo umunsi wose utakaje nta wundi uzunguka nkawo. Igihe cyose kigiye n'ikigaruka. N'umunsi ugiye, nkabona abanyarwanda barabishuriwe, baravuga ngo sinzongera kubona ibyaryari ibyejo, kuko ntabwo bizakora iki? Ntibizagaruka. Igihe rero ntabwo ari amafaranga, ahubwo mva nkubwira ukuri kwabyo. Igihe ni ubuzima. Igihe cyawe ni ubuzima bwawe. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye bashiraho umwaka yavukiye, bagashama gatereyi, bagashiraho umwaka yapfiriye. Nuvuga ngo ubuzima bwawe buri muri iyo myaka. Inyuma yabwo nta buhari, nyuma yabwo hano ku isi nta buhari, burimo hagati aho. So ubuzima, igihe ni ubuzima. Niyo mpamvu umunyabwenge akoresha igihe cye ku by'Imana yamuremeye, kugira ngo adatakaza ubuzima bwe bwo kubaho impamvu yabo. Iyo Bibiliya ivuze ngo mukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo, n'uvuga ngo n'ubwenge bwawe bwose. Iyo uyikundishije ubwenge, igihe cyawe kigana mu by'Imana ishaka. So igihe cyawe ugikoreshereza hehe? Nihe? Na abantu benshi bakunze guhora bakomplaininga, nta gihe mfite, igihe cyambanye gikeya. Mu bintu, muri excuse abantu bafite zo kudakora ibyo bagomba gukora, bavuga ko ari igihe cyababanye iki? Gikeya. Ariko mbamubwire, ntabwo igihe kiraba gikeya. Dufite ikibazo cya priorities z'ubuzima bwacu. Mu kintu Imana yakoze muri iyi si, yahaye abantu bose kingana n'igihe. Nta mukire n'umwe ufite umunsi ufite amasaha 30. Iminsi yose irangana, ifite amasaha angahe? 28. Donald Trump
umunsi afite urimo amasaha 28. Abaperezida b'ibihugu byose amasaha iminsi bafite amasaha angahe? 28. Nawe niyo masaha ufite. Abakire ba mbere ku isi umunsi wabo ufite amasaha angahe? 28. Nicyo gishoro Imana yaduhaye kingana. Uko ugiye kugikoresha rero nibyo bizagena iherezo ry'ubuzima bwacu. Igihe cyawe gikoreshwa ibiki? Icyo nacyo ni igishoro cya kangahe? Cya kabiri. Hanyuma ijambo rya gatatu aravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe imbaraga zawe zose. Iyo bavuze ijambo imbaraga bisobanuye ubushobozi bw'umubiri ndetse n'ubw'ubutunzi, kuko ubutunzi bubyarwa n'iki? N'imbaraga z'umubiri. Ni nayo mpamvu iyo umuntu agiye gukoresha imbaraga, insimbura mu byizi n'iki? Ni amafaranga bishura as a reward to the labor of his strength. Iyo bivuze ngo ukundishe Uwiteka imbaraga zawe, harimo imbaraga zifatika, hakaba n'imbaraga z'iki? Z'ubutunzi bwawe, kuko buba bwavuye mu ki? Mu mbaraga zawe. Amafaranga yose ubonera nayo uba wakoreye. Iyo bivuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe, ubwenge bwawe hamwe n'iki? N'imbaraga zawe, nuko imbaraga z'amaboko, z'umubiri n'iz'ubutunzi byose bikorera Imana. Icyo nacyo ni igishoro kindi. Gutegeka kwa 2:8 umurongo wa 18 aravuga ngo ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha iki? Imbaraga zikora iki? Zikuronkesha iki? Ubutunzi. No kuvuga ngo imwe ni raw material, indi ni outcome. Ubutunzi ni outcome, imbaraga ni iki? Ni raw material. Ngo uzibuke ko Uwiteka ari guha imbaraga zikuronkesha iki? Ubutunzi. Iyo tugiye gukundisha Uwiteka rero imbaraga zacu, ni ugufata imbaraga zawe z'umubiri ariko n'imbaraga z'ubutunzi bwawe bigakorera Imana. Iyo dusomye mu Migani ibice 3, Imigani ibice 3, umurongo w'9 aravuga ngo wubahisha Uwiteka iki? Tuhasome twese 1, 2, 3. N'umuganura w'ibyo wunguka bingahe byose. Twongeye dusubire 1, 2, 3. Wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, n'umuganura w'ibyo wunguka bingahe byose. Iyo bivuze ngo umwubahishe imbaraga zawe, ni ugukoresha imbaraga zawe mu kumukorera, ariko n'ubutunzi bwawe bwavuye mu mbaraga zawe nabwo ukabukoresha mu kumwubahisha. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe nibwo ubukundishije Imana umutima wawe, ubwenge n'imbaraga zawe, byose bigakorera Uwiteka.